Okay. Na element izwi cyangwa se na element yagombye kuba yahamagara utahamagara. Sinzi wenda icyo kuvuga ngo turakinga abakinnyi. Wenda icyo nemera ngo nawe. Nuko dufite abakinnyi wenda beza batari benshi cyane. Donc ushaka nyine kugira solicite concentre. Nubwo nyine abantu bakeya nyine the best of the best. Turagira bakeya. Ariko kuri njyewe which is normal. Nuko ngo impamvu mbivuga gutyo nuko turacyari kwishakisha mu kijyanye na sport. Kuko ngiye mbara ku Rwanda rumaze imyaka 30 ruvutse. So ntago ushaka kwita ushaka u Rwanda ngo rumere nka Senegal. Ntibigukonfuse na South Sudan kwa ko bari abana bose bakuriye hanze. Ikindi kintu n'ibihugu byose nago size nitungana like genetiquement ntago duteye kimwe. Uri kumva nuko ngo rero wenda ibingibi twazongera kubigiraho ikibazo hanyuma y'imyaka 60. Hello fam, this is the buzzer again. This is your boy Kabe. This is Wigi. This time urabona ko setting yahindutse, turi kumwe na Dukangore introduction, turi kumwe na 8 times Rwanda Basketball League winner, MVP, 2 times MVP, ntago byoroshye urumva, the lone self captain wa national team. Yes. Amaze gukina 11 muri national team. Urebye neza niwe wa mbere ufite yo longevity. Meet the icon, the legend, the only one, Mugabe Steve. What's up, guys? What's up? Neza. Amahoro. Yeah man. Byari ko mba mpari. Sufi go planninga. Nose twavuganye ryari nakubwiye nugira gahunda uzambwira. The good thing anecdote kuva 2007. Ababyoroshye. Myaka baningaye. Myaka 17. Ni LeBron guys nagibo. Oya nta. Zirimo ahubwo zirimo. Okay, ubundi bon biterwa na condition umuntu akoreramo. Ubundi na turazana tuvuge ubundi nka 40 nayigeza ariko ntago shaka kuyigeza naba ndi kwanduranya. Still ushaka wa beating ya record y'abanyarwanda. Oya nta ugira record ya 20 byibuze. Ugira 33 zango washaka. Nta record yo ntago shaka kuyibeatinga. Ngiye ngomba gukina kugeza igihe nyine numva nkiri comfortable gukina. Iyo atangiye kuzamo imvune zimara igihe bitewe na condition nyine nge nkiniramo zitari ziri normal kuri ngewe ko maze igenzi kiniramo, ariko ukina ubifatanya n'ikindi kintu biragoye, ariko ari nko gukina gusa. Naba mfite nta nubwo wamenya ko imyaka mfite ubu ngubu ari naba mfite nyine nkina gusa. Man rego biragaragara no muri championnat, like championnat ishize nka Fazer yarangiye umuntu ari meilleur passeur. Fazer urumva rero n'ubungu acyari mu system. Ariko urumva nk'ibyo yaravuze nka Fazer yarangiye ndi top assist. Ariko muri retour kubera nyine utuvune n'iki ntago nakini igihe kinini. Na playoffs nakinnye match rebye nka season nka semis nakinnye nk'iminota ingahe kuri game ya mbere mita ngira injury ngaruka kuri, so urumva bita bicreating a gap nyine. Nani namba asiko n'ubu ni play gukina nka assistant coach. Ni play coach. Yeah man, rero iki kiganiro ntago ari interview n'iki, ni juste kwiganira bisanzwe. Ni podcast ntago ari uvuga. For now ni mun. Yeah man, twe turakwakira mu kiganiro, twishimiye ko nanone ko uri kumwe natwe. Reka dutangire bisanzwe amatopic yacu asanzwe. Reka tuanze duhagateka nuzerega women basketball.
babitsinze bamerita bari game enye ku busa nta kujurira baba bakurushije bayakurushije kabisa ntekereza ko reg yagitwaye bimerita APR yari yagerageje ariko hari igihe umuntu akurusha kabisa muri season ariko sinamani APR ko yatsindaga reg APR yabatsinda ariko bari kwisene ureba aho nyine squad yarangije league ukuntu yanganaga kuko no muri iriya Rwanda Cup APR nayitsinze nayirusha cyane wabonaga Reyno ngende kimwe cyavuga kuri Reyno uramukobwa nimero 30 cyane nuriya muntu uze ram center wabo Christian ntekereza ko coaching staff uriya mutoza bazanye hari icyo yahinduye Renaud ikindi na Yuking yaje ubona ari hasi ubona ko fitness okay fundamentals zirahari ariko buriya muri sport yari yose fitness niyo ituma ugaragaza icyo ufite ko nk'ubu ngubu game naza league yagiye kurangira yirukanka ama transition yakina hafi 40 minutes isha yose yarayikinaga kabisa hafi yose ariko wabona Reyno kunakinaga yarafasitaga kintu ukona buri muntu wese ari gukira buri muntu wese nanjye naramukunze kabisa everyone better wabonaga buri muntu wese ari mu mukino atari yaza muri kigaragara rege yari yaza muri rege no kuri wabonaga nta murongo rege umukinnyi umwe munini ni ikintu gikomeye cyane umukinnyi ukomeye nk'uriya aba ari nka virus ashaka kuza akica ikipe burundu cyangwa se akatayigira nziza kurushaho ko umukinnyi w'umugade ufite IQ nka kuriya ufite skills upasa igihe cyo gupasa utsinda igihe cyo gutsinda ukriyetingira abandi nawe akikriyetingira shots bita bituma abantu bose urumva nka Firox ubundi imbere yabaga ari we creatinga shots n'ikipe yose ariko iyo wongere undi muntu ushaka kumwasistinga so urumva umukino umwe bari ikintu kinini cyane umukino ushaka gutsinda amanota 15 atatemtinze ibintu byinshi bari value added kuri kintu ashaka kuvuga nabona MVP yabaye uri uko mukobwa tuweze kuvuga ruri muri under 18 uriya nishaka niyo wabaye top scorer at 17 years top scorer abona MVP urumva ibyo bintu at 17 years sinyega ko bizongera no kuba ibyo bintu why not yabaho ariko ni case biri nyine ariko uriya mwana ni talent azakenera guidance nyine uko agenda akura kuko biriya azabona academy azabona advices zimufasha nicyo kinandi kwibaza akagira I hope I think abakobwa urebye nuko batanye muri nka mico myiza sisi urumva nawe yatangiye kera nubwo yakiri umwana yatangiye kera kandi nawe ubone nyine afite longevity byatanye nshara kuri we kabisa nabo abakobwa sinzi nimenya batameze nk'abahungu I don't know abakobwa amakipe ni makeya bituma haba harimo amakipe either ya high school imwe cyangwa ebyiri kandi nanone bagatangira gukina league bakiri muri high school kuko nk'abasize ntekereza ko batangiye gukina bari muri high school ko the hoops shout out kuri Mutoka mu bintu bya detection detana kabisa agenda afasha abana benshi kugaragara so urumva the hoops biroroshye nyine kuri Mutoka kuzana abana azi yagiye akurikirana bagatangira bafite 16 17 agiye muri the hoops byamufasha the hoops niyo mpamvu basise batangiye league bakiri bato wanari cyane muri secondaire nko magata karangize izamuhiriza ariko for now atangiye neza sharatu wakabisa ashyiramo ingufu man congratulations kuri leg kabisa mwarihimuye sip nuze apera bakubise mu bagabo nawa Philippines yarabaswipinze yarabaswipinze 3-0 kabisa man tugira ngaho wamugana tutangiye gukora mukobwa muri amako development ya basket samwa nubwo mu bahungu akirimo for me ariko mu bahungu nibonamo ikibazo muri development ariko barimo ahubwo sinzi impamvu
tujyana ku yindi topic kwanza twese twijyamo ngane twagiye reba bahamagaye equipe nationale y'abahungu camp sinzi nimba wayibonye hajemo ni equipe ni yindi isanzwe hiyongereyemo Antino Jackson wabimenye. What do you think about it? Abantu bongeyemo abandi yitwa Kenny Manzi simbizi neza ukuntu akina ibyaye byose nawaje akina muri Australia hari n'undi witwa Alexander ahubwo Bruno Kenny Manzi ntago nari sanzwe muzi ariko ntekereza ko ari akiri mutoya mu myaka niko ntekereza uko na yari fit ntekereza ko rap ya national team kuriya iriya ni pre-selection ko ni 15 ariko ngiye nababaye ari mu kinyi numvaga atari kubura urumva tuvuge oya ni pre-selection ko bazakuramo batatu urumva ntabwo ari ikibazo cyo kurakinga abakinnyi urumva nimba hari uribuka ba selection bwa mbere baguselektiona muri national batemye kangahe kangahe icyo gihe urumva abandi babakinnyi bakuyemo itandukanizo rihari ni igihe gihari igihe uhamagariye n'igihe competition izabera nimba hari igihe gitoya there's no need yo guhamagara abantu 25 kandi ufite ibyumweru 2-3 so niba ufite nk'icyumweru kimwe 2 ugomba guhamagara babantu bake bashoboka kugira ngo utangire program nk'iya competition kuko urumva uzanye 25 ntago ufite ibyumweru 2 nta mpamvu kuko icyumweru cya mbere muzaba muri mu ma drills muki ntago uzaba uri gutegura competition ariko nimba ufite nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 cyangwa ikintu kiri munsi y'ukwezi ugomba guhamagara abakinnyi bakeya kugira ngo utangire building team chemistry. What do you think about Antino muri equipe nationale mwaka wa mbere ni bya byose ni nta ushidikanya ku bushobozi bwe ni Nikita Manzima muri kuri nimero 1 ariko ngiye numvaga ariko ngiye numvaga Olivier ari kuhamagarwa turatsinze ntago wamuhamagaye numvaga Cyusa muri ni Cyusa ni Shema muri Kepler mu pivot 30 Kiza sorry Kiza muri Kepler ariko uko bahamagaye Bruno muri aperi wiya Shema njye numvaga Bruno nako nuze Kiza yari kuzamo akaza muri pre-season nako muri pre-selection at least nuko turahonga bamugani kuko yakinye neza pe any problem kuri Antino nkuko bivuze aho ngana ndi kuri side ya turatsinze ari kuzamo kabisa bagombye kuba barimo kabisa nibyo ngibyo nyine nakubwiraga nimba umutoza areba akabona afite igihe gitoya we areba nimba wazanye Antino ufite Ntore ufite ntekereza ko buri mutoza wese agira philosophy nimba avuga ati ngewe nimba afite Antino nkaba afite Ntore zakinisha abameneri babiri na ahantu hakeye usanga ngufite ngo abameneri batatu bari active waba ugiye gukina ikise kereka nka league ariko ritunwa abameneri babiri ufite nabandi bashaka kubakinga nyine nka shobozwa na William kandi wenda ikindi ntekereza ko coach Sar azi Olivier nta kuba atamuhamagaye n'amahitamo ye azi impamvu kuri noza kuri icyo cya Kiza nta pressure yo guhamagara Kiza aracyari muto afite 19 so nta kumureka kumuzana akakanya ntago ari ngombwa rwose nimba ugiye gutegura tunwa zira qualifiers hamagara abantu bakeya ubategure neza Kiza zabahamagarwa n'umwana cyo nibaza ngiye nka Gasongo kutama most improved player hamagara Gamoza ugahamagara Bruno wo muri aperi nyine ni ibyo ngibyo no kuvuga ngo njemba numva bagomba kure compensa byibura hard work manumva ngo at least nimba abifashe kuri so nazo abanyarwanda kutumeza hangaha tushaka ko tubavugira ngo bimeze neza ariko equipe nationale tatanga umusaruro twanga kuki yanze guhamagara kuriya let's hope ko nkuko bivuze kuriya bidashobora gukostinga equipe ko iyo urebye ngo hamwe ngo buri mutoza afite philosophy ziwe no kuvuga ko muri philosophy zanyu zose nkora kuvuga ko byose ni decisions mfata na za costing equipe nationale nakazi kanye
oya abakinnyi bamagaye n'ubundi abenshi ni babandi nyine dusanzwe tuzi kandi uzi impamvu nko kuri icyo cya Fabrice ureba Fabrice ku mwanya akinaho no ku umwanya akinaho n'abantu basanzwe bahakina ukareba ukabona ni ukuvuga ngo Fabrice akina kane sibyo ntabwo ari umusenta icyo turacyemera nkaho kuri kane muri national hakina nde ariho Mupafwad ariho ni ukuvuga ngo Osborne akina kuri kane Furaha Kado nawe wagiye mu kinisha kane iyo bibaye ngombwa Gaston akina kane na Steve aragiye Poyo Poyo uri kumva ngo abo bantu bane bose kuzana yego cyangwa gatatu oya maze kubona kenshi bamukina kane urumva ukuntu basket nyine iri moderne usanga kane na gatatu wenda nko kuba confusing ariko nuko ngo ubundi Poyo ni kane wenda na gatatu yayikina ariko ubwo ngo byo nyine ufite Osborne ufite na Kado kandi ikindi kintu rega kuvuga ngo most improved ntago bita bivuga ko yageze kuri level ya national team wenda yemba numva bamufata ariko bakamukatinga ariko bamufasha kinja muri camp byoro Emile nawe bamuhamagaye experience wenda simbizi experience wenda ko amenyeranye na equipe nationale kujya adahindura mood cyane simbizi niko mbitekereza Emile kuba ukini bakamuhamagara nyine nakubwiraga kangwiza ukuri anga oya ega ni gakeya ubundi ni gakeya roster yose abantu bazayemwaho ijana ku ijana anga rwo ntabwo nakareba anga rwose oya sinzi bakirebe urebe anga rwose ako Shema Bruno nawe yakina aganza kina umunani minota no muri equipe muri ape nani minota bona ukamushyira muri equipe nationale ukuntu gusuzugura equipe nationale nizere ko oya ariko akina muri Champions it doesn't matter no ariko nani Olivier ni fama MVP bro ni MVP bakina umwaka ushize nawe nubwo bakina positions it doesn't matter no kuko nubundi bashobora kuzamukatinga wahamagara abakinnyi beza bose utitaye kuri position wanjye icyo nashaka kuvuga ngiye numvaga kubera ko Shema nanuze Shema Bruno na Gasongo ashobora kuba akina poste ashobora nawe kuba akina kane indero Shema Bruno nimba akina gatatu akina naye gatatu kiranga urebye list turabyemera rero ko turakinga abakinnyi nabo tuba lacking gute se uri kumbwira ariko base nufite liste nufite abakinnyi 12 beza nuko abakinnyi beza bose ufite cyangwa ubutekereza ko ari beza bose ugiye kugira kuri 15 ntago bose bakwirwamo ndewe anga kuko ariko byibuze 80% abakinnyi barimo aho ngaho uremeranywa nabo 80% 80% byibuze aho ngaho harimo abakinnyi 10 wemera ko bagomba kubamo sibyo ntibihagije muri 15 bomba kujyamo ariko ndashobora ko bashobora kuma ku competition batanu bama competition 10 bona bose ntabwo bama competition yaterwa na competition okay uzi kibazo nuko baba basize ya elema twese tuvuga ati aha bakoze ibara kandi aho ngaho ntayo nta no mu Rwanda iyi yese urashaka ko nta elema izwi cyangwa se nta elema yagombye kuba yahamagara utahamagara sinzi wenda icyo kuvuga ngo turakinga abakinnyi wenda icyo nemera ngo nawe nuko dufite abakinnyi wenda beza batari benshi cyane ushaka nyine kugira solicite concentre nubwo nyine abantu bakeya nyine the best of the best turagira bakeya ariko kuri njyewe which is normal nuko ngo impamvu mbivuga gutyo nuko turacyari kwishakisha mu kijyanye na sport kuko ngiye mbara ku Rwanda rumaze imyaka 30 ruvutse so ntago ushaka ushaka u Rwanda ngo rumere nka Senegal ntibigukonfusing na South Sudan kwa ko bari abana bose bakuriye hanze ikindi kintu n'ibihugu byose nago size nitungana like genetiquement ntago duteye kimwe uri kumva nuko ngo rero wenda ibingibi twazongera kubigiraho ikibazo hanyuma y'imyaka 60 oya nyine okay nyine nihaye inoza time frame nini ariko wenda tuvuge nko mu myaka wenda yindi 10 ubona twakagombye kuba development yacu yaratanze yarabaye stable ku buryo duhora dufite abakinnyi bari kuzamuka ndabaza
let's take like 4 years, no 5 years, cool. ariko uremera ko No, let's say that kwimprovinze kuba dufite abakinnyi b'abanyarwanda kuko uribuka ko tuvuge wenda nko muri za 2009 kugeza 2015 twarirayingaga ku bakinnyi twita abanyarwanda batari abanyarwanda nyine 100%. Ubu ngubu twemere ko ari step twateye kuba byibuze dufite abakinnyi ushaka kuba ufite byibuze wenda wongemo n'abana bavuye hanze 2-3 ugashyiramo n'umuntu naturalize umwe cyangwa 2 byibuze dufite abakinnyi beza b'abanyarwanda wenda ikibazo ari ugushaka abandi babasupportinga bihoraho cyane aho ngaho ni kimwe ariko development nayo ni nziza actually oya nayange ntabwo nyemera wenda ntabwo iri ku rwego rushimishije ariko nayo iri kugenda itera mu myaka 3 ne bazaba bari improvince nshaka kwemeranya nawe nuko yavuze ngo nidu acting nkaho twagezeho ça fait 30 ans u Rwanda ruvutse everything ni rebirth ni urumva noneho hari abantu bazi ko basket yo mu Rwanda twagezeyo oya nanturaje izi facilities tubonye like kubona arena kubona petit stade kubona aya stade ngana bituma ariko petit stade ntabwo ari nshyashya nuko yavuguruwe kandi ibibuga birahari ahubwo ngewe nabyo ntabwo bihagije ahubwo reka ariko ikibazo mbona muri ino list biri kugenda bizi aho kwa yavuze abantu turi muri development turi gutangira nibamuye ko twagezeyo kuko ubona muri umuntu avuga ko tutwagezeyo ntabwo akurikirana basket yabonye arena yuzuye kare hari akabona Noel gukora amatora ahubwo cyende kuvuga muri kona kwino list nta musenturiyo nta musenta n'umwe uriho musenta ryari umusenta ako nta na rimwe tugiye tugira umusenta w'umunyarwanda uwo twakwita nyine true center 7 feet nawe ntekereza ko buri gihe kereka base numvise ni no kureba kera nta gihe twigiye tujya nyine wa musenta ntekereza ko Noah azakina nk'umusenta Noah na Kado bazakina 4-5 kandi Noah afite size nziza ntago wenda ari Noah ajya kureshya nk'aba Noah afite size nziza Listen musi ndamubona kina ntago muzi ikindi kintu garuki rero hariya aho guhamagara Shema Brino Gasonani Muhoza amagara bakiza na agasi ikina hehe si musenta ze we ntago ari umusenta ajya bikina mu muri Espoir Brino Shema asikudu warana ko Brino Shema akina wari wabibona ariko ntekereza ko ni wibanda ku muntu umwe niba ngo wowe reba liste muri rusange MIP bamusize nimushize MIP muri league yawe urumva nukuvuga ngo nimba yari improvinze nukuvuga ngo okay muri sport habaho mu Rwanda ntago tugira draft ariko ntekereza ko nukuvuga ngo muri class A yari improvinze kuruta abandi nukuvuga ngo ntago ufata most improved w'umwaka ushize class A ni yiha ahubwo arimo ni benshi arimo no mu type Samuel wo muri Patriots nubwo nta minota abona arimo nyine ni kuvuga generation ye niwe wagize nyine ufata mu bakinnye ufata mu bakinnye ngamwira undi mupeti wenda wo muri classe ya Fabrice wavuga ngo w'improving uyu mupeti wo wiwani Kepler wo 34 kiza nibwo kiza nose uvuga ko y'improvinze ugendeye kuki nibwo gikina league umwaka wa mbere nuko y'improvinze uhereye kuki kereka wenda dutanga rookie of the year kiza nibwo yazaho ibyo ngibyo ni utanga rookie of the year wamuha kiza ariko most improved nuko ngo kiza umwaka utaha naba yari improvinze kuruta uko twamubonye akina ubu yaba ari nka rookie of the year bamutanga none umwaka utaha naba yara stepping up azaba the most improved ahubwo bituma ntekereza ahubwo ikintu kimwe wowe iki badatanga rookie of the year oya no award wowe kuri wowe nk'umukinnyi like wowe wayibonye gute wowe nyine we uremera na federation ko yabitanze abo batanze ku bantu babihaye cyangwa ku bantu babihaye wowe kuri wowe ninde most defensive player of the year MVP cyane abo ngabo defensive player of the year MVP na defensive ntekereza ko kuri pitch
umuntu wabidutaho yaba atareba intuza league yose kwa ko defensive ureba no kwa ngo either n'umuntu wagize block nyinshi n'umuntu wakinye rebound wagize rebo defensive ikindi kintu hariho ibintu bitaba kuri kuri statistique nk'umuntu urumva geshwa gukina defense si niba umupira cyangwa si nkore contre ariko nka kubuza gutsinda sibyo nka kubuza ko umupira ugeza aho ugomba kuwupasa ibyo bintu ntago biba kuri stats kandi no ngo umuntu wese ugiye gukina mu ikipi donc pitch ari mu adversaire twemeranywa yuko pitch arabanga mape sibyo ngo niyo atafata rebound akenshi atuma wowe udafata rebound igafatwa n'undi mukinnyi wiwe ariko rebounds afite ziri defensive na blocks ikindi bira pitch usugira ngo ajya nko muri match adafite block eshatu nuko undi muntu ngambwira nk'undi muntu utekeza ko yaza hafi aho ngaho ngo Diarra yaza gukina league yose yari ko ari muri iyo comparison ariko abandi ni on and off ariko pitch ari consistent kuri defensive ho ngewe turemera wenda ntekeza ko MVP wa regular season bamuhaye Chad ntekeza ko kuri ngewe it's a fair take je navuga Perry ngewe ntabwo ndi kubivuga kuko ari umukinnyi wanje ari mu teammate wanje ariko no kwa ngo turebye no kwa ngo umuntu MVP ureba impact yagiriye team sibyo no ngo abantu benshi bashaka kuvuga ngo abe top scorer nimba yaratsinze byinshi abe top scorer abe na MVP ngo nimba umuntu yatsinze byibuze atsinda wenda nka averaging nka 30 almost nka half ya monoteki ya team tsinda buri match umuntu aba afite impact nini kuri team uba ukuyemo Chad assist afite n'amanota yatsinze Kepler ntago yari kuba yarageze muri playoffs kimwe n'abandi bakinnyi ariko nuko ngo uwo nguwo nukuba ni team leader mu bijyanye na scoring ye navugaga Perry kubera yabaye yakinaga inota yose muri Patriots equipe yabaye ya mbere yego uzi impamvu kuri Perry yes ariko nanone ngo ureba Perry yakinanaga n'abahe bakinnyi ikipe yagiye muri playoff ako yabaye ya mbere Perry yabaye ya mbere ariko nka bya bindi bya nko muri NBA bavuga Denver Nuggets bakayiha yabaye ya mbere bagana kuko ureba no kwa ngo Perry ari mu ikipe nyine nziza overall sibyo ngo ariko ureba consistency ya Chad nubwo ngo Chad kuva ku mukino wa mbere kugeza ku mukino wa nyuma yabaga ari aho ngaho ngo assist ari hejuru amanota yatsinze ari hejuru steals ari hafi aho ngaho ngo overall Chad arahari ariko Perry ni ukuvuga ngo Perry wenda ngewe cyo wenda navuga kuri Perry niwe point guard wa mbere muri league ino season ibyo ngibyo byo umuntu wabiburanyaho yaba afite izindi mpamvu ariko ugiye kureba overall kuko Chad yabaga afite ama rebound menshi yabaga afite assist yabaga afite steals yabaga afite amanota menshi nta kuri Chad ni sawa wenda harya undi muntu batanze most improved Fabrice ndabyemera kuko ni Gaston ubundi wenda 3 points byo stats zirivugira ni Gaston wenda kereka iyo baza gushyiramo rookie of the year ariko cyiza cyangwa se sarondira tukira aho ngaho baro bavuze ngo twebwe ligue yacu ari ahantu tukiri kuzamuka no hari abantu do we think dushobora kuzaba pro ngo mu myaka ingahe ku buryo twatangira commercialize nani ligue yacu ku buryo yatangira kubona iba business cyane ikava muri entertainment birashoboka tugomba njye mnekeza ko ubu ari bwo ntago wenda navuga ngo when kubera ko nuse niki kibura mu by'ukuri ikintu arakomeye nuko ngo kugira ngo league ibe pro nuko nyine buri makipe financially abari stable afite nk'abatera nkunga kugira nyine kigende gakega bikumva ikintu cya mbere nuko twebwe league twayivana kuri
donc nibe liga amateur ikajya muri competition nyine ikaba business nyine ishaka profit ngo amakipe byasaba ngo nyine amakipe man ni ibintu bisaba process ya danje nyine okay ngo kugira ngo ayo makipe atangire acuruza nuko structure yayo nyine muri organisation abanza akayisettinga neza ku buryo agira nyine navuga gutese agira management nyine yuzuye ifite umuntu donc tubwiye ifite marketing ifite CEO cyangwa se sinzi president nyine wa operation cyangwa teams president nyine ikagira organisation ziri set ku buryo mbega nk'ikindi kigo cy'ubucuruzi sibyo ejo twagiranye inama na ministre na PS urumva batazwe muri development ya masport yose ariko twe twibanze kuri basket because niwe mvuga cyane hari umuntu wasanga igitekerezo ngo abishaka kubishira ngo ministeri ngibishaka kumanga twambwe no byo ntago ariko wenda ministeri ishobora kuba supportinga mu bundi buryo buri ubwo ngo amakipe na federation zo ubwazo zibanze zishakemo nyine icyo kintu zikubura nyine muri federation ni ngombwa ngo tugire ama equipe 10 si ngombwa twagira ama equipe nk'umunani urumva ligi pro nushaka kugira na 6 nushaka kugira na mukajya muhura ubona nko mu NBA sibyo sama equipe 30 akwakira match 42 listen umva mbaje ubu Patriots Reg APR Kepler kuko Kepler UGB na Tigers amakipe kwa 6 urebye financièrement ameze neza pe nta kibazo aragerageza nubwo bije zitangana ariko urebye aragerageza nta hantu ku isi bije zingana ariko baragerageza ayo makipe asubundi ko iki polisi itaza muri basket ibyo byose ntekeza ko it's a matter of time ko nayo ifite ubushobozi nayo ishobora kuziga nimba polisi yaraje muri volley muri basket you never know ishobora kuza ifite volley mu bakobwa why not itaza nawe ndavure mu bakobwa cyangwa mu bahungu tukagira ama equipe arindwi ahemba neza bihora ibyo ngibyo icyo navugaga nyine ibyo ni ibintu ntago ubyuka ngo nyine uhita ubikora ni gake gake ariko kuri njyewe numva ko ikiza ari uko twagenda kuri pace itari very slow ariko nanone tutihuta ngo dusimbuke ama etape tugende gake gake ariko ntituzasubira inyuma tubanze dusetting administration zo mu ma equipe yacu tugira ubuyobozi buhamye abantu bari ushobora kugira president ukunda equipe cyangwa umufondateur ariko andaye hakaba babantu icyambere harimo umuntu ushinzwe basketball operations hakaba nundi muntu wa business donc uri business minded ariko wumva nyine understand the game wumva ushaka guhuza ubucuruzi nyine ni gute nacuruza basket ubu majorité y'amakipe agiye afite umupresident ari nawe byose donc ari we main sponsor financial part nuko uwo mupresident umukuye muri equipe usibye ama equipe y'ama institution umupresident umukuye muri equipe cyangwa abantu babiri batatu bavuyemo equipe yarangira so dukeneye kugira equipe ifite uwo muntu ariko nabandi bantu donc bamufasha kuraninga equipe bashaka sponsorship bashaka ba advertising equipe nyine kugira ngo nutangira gucuruza tuzajya no gukomanga ahantu abantu bakubaze urinde kuko ubu ngubu noneho wenda nka monde turimo usanga nk'equipe ifite nka platform za social media zitanakora neza nta equipe kandi ubu ngubu hari ikintu usibye wenda nk'umuriro hari ikindi kintu uzi umuriro n'amazi hafi y'ibintu byose bicururiza kuri social media ugomba kwamamaza ibyo twirwa twagomba kuvuga uburyo PR y'ama equipe ibaze na equipe nimwe hano muri Rwanda basigaye bakodinga byatari uburyo website kuyikora ni na equipe nimwe hano ifite YouTube channel nimwe hano mu Rwanda nushaka ntugire YouTube channel ariko at least ihera ku bintu byoroshye Instagram Twitter ube active nyine kuri ayo ma social media platforms jewe kumyenye na filter mbone yo mbonye ari je njya kuri wall ya I'm sorry to say Reg nkaba disappointed sinje ukubeshya aze guspending ari amafaranga ariko udashobora kwita kuri noze barangiza gukora ni ukufata ifoto y'umukinnyi bakandika happy birthday that's it na score that's it
nibyo nyine ndi kuvuga tugomba kujya muri mu buyobozi bw'ama equipe tugastructuringa nyine ku buryo ibintu nyine dushaka niba dushaka kujya mu bucuruzi goma kugira abantu ba understanding business tugiyemo ariko urabiziko tukeneye kujya mu bucuruzi bwa basket nyine nibyo ndi kubwira niba dushaka kujya mu bucuruzi tuve mu bintu by'amarangamutima by'abapampe usanga umuyobozi wa equipe afite abapampe ari bo bantu bamubwiye ngo ariko buriya ngo tuguze uyu mukini ngo ariko ngo kanaka ngo kabe ngo buriya yadufashe ngo azi basket ariko ushingiye kuki none ugasanga n'uwo muyobozi wa equipe asagenda muri icyo kintu ni nabyo bituma nyine tutagenda kuri kinarimo kuvuga reba nkariga amafaranga ishoye muri recruiter nk'ubu ngubu bakoze media day bakabitwirika bagafotora abakinnyi nimba Lakers ikora media day nimba ayo makipe yose kubera icyo utayikora media day anarenza na miliyoni 2 cyangwa imwe wowe gidongere nibyo kubwira bakeneye umuntu ufite kwanza icyo kintu PR ubyumva wumva ukuntu ibyo bintu bikora iki ikindi kintu tugomba kuva mu bintu bimeze by'amarangamutima niba dushaka gucuruza ko uzarebe nk'abantu nk'umuntu ufite business agashyiramo abantu bo muri famille atitaye kuri capacity yabo muri iyo business arimo akenshi birangira aho niyo waba ufite kapitali imeze gute so natwe rero muri basket yacu tugomba kuva muri ayo marangamutima ngiye nimba ndi president wa equipe kwa kuri umujama wanje mfite budget wenda nk'ikigo runaka cyashoyemo nkumva ko nyine ngomba gufasha abagenzi banjye nyine abapampe banjye kubaho hari ukundi kuntu wabafasha ikindi kintu nimba ngiye shaka kugufasha nakwimpawarinze mu kintu runaka wenda ufite mu passion noneho ukazafasha ariko singuhe ibintu juste gutyo kubiguha kugira ngo ubone akaryo biranoroshye cyane kandi amakipe vraiment nimushobora kuba ushobora plus de 140 millions par an kuri equipe no kara kantu ita kuri PR yawe kabisa ako kantu muri organisation yawe ukeneye abantu nka 2 cyangwa 3 bazi ibyo bari mu bafite abafotografe nka bangahe ariko amafoto hari ba ikindi kintu ari muri detail ariko ugize abantu nka 3 nkuko bivuze akaburi nka team ishinzwe PR yawe kabisa nyine na team niki akantu kamwe byose ufata abantu batatu agomba kuba mama department urumva muri finance nimba ari marketing nujya kupitchinga idea yawe nimushaka sponsorship uragenda ufite ikintu bifatika ama numbers gusa wenda ikindi kintu wenda kuri ibyo byo kuvuga ngo amateam abe pro ntekeza ko wenda ahantu ministeri ishaka kuziramo cyangwa federation ifatanyije na ministeri no kwempoweringa amakipe donc gufasha nk'abantu nyine kongera ubumenyi kubera ko nubwo tuvuga gutyo natwe ubwacu ntabwo turi abatekinisi twebwe turi kujudginga cyangwa se gutanga ibitekerezo tugendeye wenda kubera experience tumaze dufite kubera experience tumaze muri uwo mukino ariko nukuvuga ngo ntekeza ko tubwe wenda nka federation cyangwa se ministeri ishaka kuzana abantu babe expert bagafasha wenda tubwe arimo nk'amakipe isanzwe afite aba team manager wenda yakinnye ku rwego runaka bikarangira akaba team manager abatoza bo habaho amaformation ariko nayo yagagombye kuba menshi kandi ku buryo ntibibe ya maformation y'iminsi 2 bagatanga certificate bikaba hari ibintu biri consistent noneho ugatanga wenda n'amahugurwa kandi nabwo nyine ari ibintu bihoraho no kuri big number ya team management ya sport management nyine ibintu bigiye bitandukanye kuko buri bucuruzi bwa sport butandukanye n'ubundi bucuruzi ugomba kuzagira medical team ukazana abantu bafasha kuko niba ushaka kugira team iri pro ugomba kuba ifite umufizio ifite team doctor ifite buri department yose igomba kuzuzura ntago ako kanya yahita yuzura ariko nuko ngo ugomba no kwigisha abantu uburyo sport marketing itandukanye n'izindi sport n'izindi na co-marketing ikindi kintu nyine na finance department igomba kuzamo nuko ngo nkuko nyine nk'indi company yose iraninga niko nagomba ukagira operations nyine ukagira nyine ugafasha amakipe kumva ese udukeneye iki kugira ngo tuve muri amateur tujye muri pro
kugira ngo ducuruze. According ku byuvuze minister yarabivuze yavuze ko bafite structure muri structure byose birimo bahereza amafederation so bo icyo bakurikirana babahereza ibyo gukora ikindi bakurikira ni implementation y'ibyo bintu urumva kandi cyagaragaye kandi mu federation yose bari bahari baravuze ngo ikibazo kiba mu federation yose ni implementation y'ibyo bintu ya structure ministere bayabahaye so urebye neza ahangaha kandi ministre yarabivuze neza ko this time agiye gukurikira ya implementation mu federation ko abo bantu imba federation bakeneye kujya izaje gutanga n'amahugurwa abandi makipe so ni federation igomba kubwira ministere ariko ntekeza ko abanyarwanda natwe twagakwiye kwikubita gashya cyane cyane muri iyo sport undi nimba ari ikintu cyoroshye no kuvuga twese dushaka kujya inyuma to blamingane reba uriya mutoza reba uriya muntu ariko hazaho cyagiye cyo taking action ugasanga abantu urababuze kuko wowe nk'urugero sibyo uzi inuza yigeze iba ejo bundi ya sport biz mwayigiyemo ntabwo twabimenya fete mwabimenye yaba njye nabonye amafoto gutyo wabimenye ute se konje nabimenye se Aristide baragutumiye cyangwa nta muntu wantumiye nose twayibwirwa ari okay ni urugero ariko nukuvuga ngo nyine n'urugero nguhaye nukuvuga ngo nk'ubu ngo hariho nyine ikibazo cya awareness wenda nk'abantu bategura ibintu ariko hari n'igihe usanga umuntu wateguye ibintu yabicinze nabyita gute entities zigomba kuvuga ngo kugira ngo ndicinga abakinnyi baba bari under federation runaka ikintu cyoroshye nuko nge nagenda kuri federation ikamfasha gutanga ubwo butumwa cyangwa se media nkajya kuri board ishinzwe media nkababwira ati turashaka gutegura iki mu registering wenda abanyamakuru banyu n'iki ibyo bintu ni bibe nimba ibyo bintu bitabaye uzablaminga nde ariko impamvu mvuga ngo twebwe twikubita gashyi ni ngo turicaye nk'ubu ngubu sibyo abantu bose wababaza ntago nyine ni urugero there's nothing personal ugasanga nk'ubu ngubu nk'ikintu wenda cyabaye mu Bwongereza muri football twese turakizi uri kumva ariko mu by'ukuri aka kanya kikumariye iki usibye kugenda n'abajama mugatera story kavuga ngo none nguze umukinnyi naguze ariko muri bya bindi by'iwacu twagagoye guta mu mwanya ntago ari byo duta mu mwanya nuvuga ngo njyewe nagagoye kuba niransenya nyine niki nyine shobora gukora kugira ngo nongere ubumenyi shobora kuba nafasha wenda nuvuga ngo ntago iyo pro league dushaka ntago izahita itangira ku kanya ariko byibuze ngiye muri team ndimo hari impact ndi kugira ngo team byibize itangire ijye ku murongo gake kuko no kuvuga ngo pro no rugero n'ikintu kimwe buriya niba ari ikintu professional niba ari ikintu cyambere wenda cyubahirizwa cyangwa se kugira ngo ibintu bigende neza cyubahirizwa ni igihe nimba muri company nkorera cyangwa se muri team ndimo ndi hejuru muri management hazajya mba ndi umuntu wanjye wa mbere ukerererwa utubahiriza igihe n'abandi bose bazakerererwa n'ibindi bintu byose tuzakora bizajya gute bizaba biri hasi muri Afrika ibyo ngibyo niba dushaka kuba pro hari ama excuse tugomba gukuraho ni ukuvuga ngo urabona nk'iyo amategeko yasohotse bakagufatira mu cyaha kandi hari itegeko rihana icyo cyaha ntabwo ushobora kuvuga ngo ntago nabimenye sibyo nuko kuba utazi ikintu runaka byonyine nabyo ni ikosa ngo natwe twagakwiye gutreatinga iyo sport dushaka muri ubwo buryo nimba uri muri ufite podcast ivuga kuri basket cyangwa muri sport runaka ngo ugomba wowe nk'uruhare rwawe ugomba gufeedinga abantu ibitekerezo byubaka uwo mukino nta marangamutima nanjye nimba ndi muri uwo mukino nimba ni umukinnyi ngomba nyine gukora ku bintu toward nyine professionalism nyine shaka sibyo nimba ni umukinnyi ntangire kurya nk'umukinnyi nk'umuatlete ntangire kubahiriza igihe nk'umuatlete nyine imyitozo yanjye ngende
of course nyine hazamo limitation na challenges nyine z'ubushobozi ziki, ariko n'abandi bose ntago batangiye ibintu byose biri ku murongo, sibyo? Nkuko nk'ubu ngubu dutangira okay, cyangwa ngiye twese ntago twatangire gukina rimwe, nta gym yari ihari, ariko ntago bibuza ko umuntu yakoraga nyine ibintu bituma aba fit ku rwego rwe nyine icyo gihe, kubumenyi ufite, kuri capacity ufite, yaba financial cyangwa se ibibuga exposure ufite, ukabikoresha. Ntabwo umuntu azakubleminga kubyo utakoze nyine mu bushobozi bwawe, mu byo uhabwa, ariko byibuze ubu ngubu dufite ibintu byinshi byagaguye kuba bituma turi ku rundi rwego nyine kuruta urwo turiho ubu ngubu. Okay, let's hope amakipe bari kubyumva, bari kubyumva, abo muri media bari kubyumva, buri muntu wese bamugana kuri dushyire itafari ko tubishoboye ibintu byose. Urebye neza ntabwo tukiri nk'ukuntu bahora bivuga, turi kujya mu basket kwikura muri entertainment tuyishira muri business. Ibyo bintu byose amaranga mutima biki byose mu mukino dukunda wa basket buri muntu wese yitangirireho. Jean jewe qu'est-ce que j'ai fait kugira basket mu Rwanda imbere nk'umukinnyi nkanye n'umukinnyi ngwa ko ninge produit ninge produit ndakora iki kugira ngo ntange produit nzima nageze mu kibuga.